Ibihe byiza cyane kuri wowe udukurikiye, gufata amagi mabisi ukayavanga n'imineke, imineke isanzwe, uru ruvange ni umuti ukomeye cyane ariko cyane cyane abagabo hari impamvu namwe mugomba kumva uyu muti. Muri iki kiganiro tugiye kwita kuri uru ruvange turuganireho turebe kuko benshi barukoresha kuko bazi ibanga ryarwo. Nawe rero ni byiza ko umenya uyu muti kamere ufasha kongerera umubiri imbaraga, ufasha gusukura amaraso, kurinda indwara ndetse no guteza imbere ubuzima bw'imyororokere ku bagabo ndetse n'abagore. Rero reka tubane muri iki kiganiro, uraza gusoza uzi ibyiza byo kuvanga amagi ndetse n'imineke, hanyuma iyo potaje ikakubera umuti, ukakuvura indwara zitandukanye, by'umwihariko umugabo ukamenya ngo ese ni iki byamarira. Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro, ndi Nathaniel Fiyabora, ngusabye gukora subscribe niba ari ubwa mbere tubanye kuri iyi channel, kugira ngo igihe cyose dushyiraho ibiganiro nawe uzajye ubasha guhita ubona notification ko hari ikiganiro dushyizeho. Ikindi kandi ibuka gukora like, usharinge iyi video, twandikire n'igitekerezo cyawe, utubwire wowe uko uru ruvange urwumva nuko urubona. Ese hari ubwo wari usanzwe urukoresha, utubwire n'ibyiza byarwo niba wowe hari uburyo warukoresheje. Mbese n'ubundi tuba dukeneye ibyo bitekerezo, ubuhamya butandukanye, byose ni muri komenti aba ariho muzajya mubinyuza. By'umwihariko kandi hari abantu bakenera kumpamagara cyangwa se kunyandikira kuri telefone WhatsApp. Nomero yanjye mba nayishyize muri description, wayikuramo n'ubundi ukanyandikira kuri WhatsApp, tukagenda twungurana ibitekerezo. Ikaze. Ubundi uru ruvange rw'imineke ndetse n'amagi rufite akamaro kanini kuko rwifashishwa mu buryo bwo gutunganya umubiri cyangwa se kuwongerera isukari y'umwimerere ku buzima bw'umuntu muri rusange. Reka tuvuge noneho ibyiza byo gukoresha uru ruvange rw'amagi, amagi mabisi avanze n'imineke, ariko noneho ukaza kuba uri buze kumva uburyo wabitegura, kuko utaza kumva ngo ni ukuvanga igi ndetse n'umuneke ukumva ngo ni ukubifata gutyo gusa. Uraza nawe kubyumva wumva uko bitegurwa. Ubundi ikintu cya mbere bikora gikomeye ni uko byongera imbaraga z'umubiri. Ubundi imineke bitewe n'uko imineke ikungahaye kuri potassium, imineke ikaba ikungahaye kuri magnesium, imineke ikaba ifite vitamine B6. Ibi byose bikora nk'aho ari lisansi y'umubiri. Hari abantu baba bafite ikibazo cy'umunaniro, abantu baba baragize intege nke biturutse mu gukira indwara runaka, ugifite imbaraga nkeya, uru ruvange rurakoreshwa kuko imineke irimo potassium, irimo vitamine B6, irimo magnesium, biba bimeze nk'aho nyine wongeye gufata umubiri ukawongerera imbaraga. Iyo rero bivanze n'amagi noneho by'akarusho, bitanga intungamubiri nyinshi cyane, twavugamo nka proteine ihagije ndetse n'amasukari kamere, bituma rero umubiri ugira imbaraga zihagije, ugasanga bigenze neza. Ni byiza rero ku bantu bakora imirimo isaba imbaraga nyinshi cyangwa se abantu bahora bagira ibibazo byo kunanirwa, bakumva nyine umubiri unaniwe, ni byiza gukoresha uru ruvange. Ikintu cya kabiri gikomeye uru ruvange rw'amagi ndetse n'imineke gikora, bituma ubwonko bukora neza, bitewe n'uko amagi akize cyane cyangwa se afite ibyitwa choline, hanyuma muri iyo choline hakabonekamo n'ubundi na vitamine D, hanyuma imineke nayo ikagira ibyo bita tryptophan, hanyuma iyi tryptophan ihinduka serotonine
mu mubiri bikagenda neza. Ibi byose rero bifasha mu gutuma umuntu yumva atuje, akagira intekerezo nzima zisobanutse kandi akaba yanagabanya ibibazo bya stress. Niyo mpamvu rero abahanga mu mirire bavuga ko umuntu utagira umunsi we n'uruvange, umuntu utangira umunsi we n'uruvange cyangwa se umuntu ukunda kurya uruvange rw'amagi ndetse n'imineke agira umunsi mwiza kandi umunsi ukeye. Icya gatatu, ufasha umutima gukora neza. Imineke ifasha kugabanya cholesterol mbi mu maraso, naho amagi akagira ibyitwa omega 3 fatty acid. Izi acide zifasha amaraso gutembera neza. Iyo umuntu abirya kenshi bigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima n'izo mu maraso nka hypertension, amangine ndetse n'ibindi bibazo, angine de poitrine, kuri umuntu yumva babara mu gatuza, ibyo byose bikamera neza cyane. Iki cya kane ni uko abantu baba bafite umubyibuho ukabije, abantu bafite ibiro byinshi cyane n'umubyibuho ukabije, abantu benshi bazi ko kurya amagi kubera intungamubiri nyinshi ziba zirimo ngo umuntu abyibuha. Ntabwo amagi abyibushya, nubwo amagi afite intungamubiri nyinshi, si ibiribwa bituma umuntu yongera ibiro. Ntabwo amagi wayarya ngo ugire ibiro, ahubwo urakomera. Iyo rero ubivangiye n'imineke bifasha umubiri kugira metabolisme nziza, hanyuma bigatuma ibinure bitwikwa neza, ibinure bigashya kandi bikagenda neza. Rero ni ingenzi cyane ku bantu bashaka kugabanya ibiro ariko ntibabe babuze n'izo ntungamubiri, bikagenda neza cyane. Icya gatanu, bitunganya uruhu ndetse n'imisatsi. Bashiki bacu cyangwa se ababyeyi muri rusange mwifuza kugira uruhu rwiza kandi byose muba mubikeneye, kugira uruhu rwiza ndetse n'imisatsi bitewe n'uko amagi arimo vitamine A, amagi arimo vitamine D ndetse na vitamine E, hanyuma imineke nayo ikagira antioxidants zisukura uruhu. Iyo ubivangiye rero hamwe bikuraho udukoko dutera acne ndetse bigatuma uruhu ruba rwiza kandi rukaba uruhu rworoshye. Abagore rero benshi bakoresha uru ruvange nk'amavuta yo kwisiga cyangwa se mask yo mu maso. Hari abo ujya kubona ukabona nyine yabikoze, hanyuma mu kubikora noneho abyihomye mu maso, hashira nk'umwanya mutoya akabikuraho akongera akisiga ibindi. Niba yari afite ikibazo cy'uruhu, uduheri dutandukanye, kuba nyine mu maso atifuza hatameze nk'uko yifuza ko hamera, bikaba biramufashije nyine bikagenda neza cyane. Icya gatandatu ni uko bifasha imikorere y'imisemburo, hormone. Ahangaha ni hamwe twavuze ku bagabo cyane cyane ndetse n'abagore. Imineke n'amagi byombi ubwabyo bifasha umubiri kugenzura imisemburo y'ubwenge, hanyuma ibyishimo ndetse n'imyororokere nabyo bikagenda neza. Niyo mpamvu rero uru ruvange rufatwa nk'imyunganiramirire kamere y'umubiri wose. Noneho reka tugere kuri ya ngingo twavuze ku bagabo, hamwe navuze ko ari nayo mpamvu nyamukuru umugabo akwiye kumenya gukora uru ruvange ari mu rugo iwe, akarugerageza kandi rukamuha imbaraga. Bivugwa ko byongera ubushake bw'imbaraga z'imibonano mpuzabitsina cyangwa se imbaraga z'imyororokere ku mugabo. Hano rero uru ruvange ku mugabo warunyweye cyangwa se warukoresheje, rumufasha kongera umubare n'ubwiza bw'intangangabo sperme. Amagi afite ibyitwa zinc ndetse na selenium bituma intanga ziba nzima kandi zigakora neza. Abantu baba bafite ibibazo by'intangangabo zatangiye kugenda zitakaza concentration cyangwa se uburemere bwo kuba nyine, hari ababyita ngo ni ibihuha, intanga zabaye ibihuha. Ngo mva umuntu ngo intanga zabaye ibihuha zigatangira gushiramo nyine ku buryo adashobora kuba
gutera inda ngo bibyemere cyangwa se intanga ze zibe zifite uburemere. Rero amagi ndetse n'imineke, abantu bafite icyo kibazo cyo kuba intanga zabo zaratakaje konsantarasiyo, namwe murasabwa gukoresha uru ruvange. Ikindi ni uko byongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Imineke ifite ibyitwa bromelayine, hanyuma iyo misemburo rero ikaba igenda igatuma imisemburo yindi yitwa testosterone ikora neza, ikongera ubushake, bigatuma umugabo akora imibonano mpuzabitsina ntabe yagira icyo bita faiblesse sexuelle cyangwa se ngo agire ejaculation precoce, ibintu byo kurangiza vuba kandi aribwo wari ugitangira imibonano mpuzabitsina. Ikindi ni uko bifasha amaraso gutembera neza mu gitsina, bitewe n'uko amaraso buriya kugira ngo umuntu abe cyangwa se umugabo akora imibonano imushimishe, nuko amaraso aba agomba kuba atembera kandi akagera mu bice byose, by'umwihariko no mu gitsina. Ibi rero bituma igitsina gikora neza, bikagabanya kudafatwa cyangwa se no kurangiza vuba, ibyo bita ejaculation precoce. Umugabo rero urya uru ruvange byibura inshuro 3 mu cyumweru agira imbaraga, ubushake n'ubuzima bw'imyororokere bukaba bwiza cyane, bikagenda neza cyane. Rero reka tuvuge uburyo wategura uru ruvange. Uzafate umuneke, ariko bizaba bigiye guterwa n'ingano y'ibyo ushaka gukora. Ariko buriya iyo ufashe umuneke nibura umwe n'igi rimwe, cyangwa se ugafata imineke 2 n'igi rimwe, imineke 2 minini n'igi rimwe, warangiza ugafata akantu keza wateguye ko kubitunganyirizamo urwo ruvange, hanyuma ukongeramo akayiko k'ubuki, waba utagafite ugakamuriramo indimu. Wamaze kubivanga neza ugakoroga neza, nyine ukabona ko bibaye nk'agapotaje, hanyuma ugashyiramo indimu, ugafata nk'indimu yose ukayikamuriramo. Waba udafite ubuki wakamuriramo indimu yose, hanyuma ukabivanga neza, hanyuma ukabinywa nibura mu gihe cy'umugoroba urangije kurya cyangwa se mbere y'uko urya, bitewe. Ibyo rero birashobora kugufasha cyane nk'umugabo, bigatuma intangangabo zigira uburemere. Ikindi kandi ukagira imisemburo ikora neza, ibyitwa testosterone bigakora neza, ukagira imbaraga za kigabo zo gukora imibonano mpuzabitsina, bikagenda neza cyane. Ibi bintu rero bishobora kuribwa n'abagabo ndetse n'abagore nabo barabyemerewe. Hari inama rero z'ingenzi mu gukoresha uru ruvange. Icya mbere, ntugakoreshe amagi utabanje kureba niba ayo magi cyangwa se utizeye. Hari uburyo ushobora kuba uguze nk'amagi utazi uburyo ayo magi yari ameze, ntabwo ari byiza. Orora inkoko, niba ufite inkoko iwawe ibyo zariye nta kibazo, kandi burya uba ubasha no gukurikirana ubuzima bwazo, inkoko ntabwo zarwara ngo biyoberwe. Icyo gihe rero makinga sure ko amagi ukoresheje ari amagi yizewe, ataratangiye kurarirwa n'inkoko ngo zibe zarayaryamyemo ziyararire yangirike, cyangwa se inkoko zidafite uburwayi. Ni byiza kuba ayo magi uyizeye neza. Ikindi kandi, abantu bafite allergie, hari abantu bagira allergie ku magi, nk'uko twari twabivuze mu kiganiro duheruka gukora kijyanye na allergie ku magi. Abantu bagira allergie cyangwa se barya imineke ugasanga babyimbye mu nda, ibyo namwe mugomba kubanza kumenya uburyo ibyo bintu bimeze, mukaba mwabireka mwebwe. Ikindi kandi, ku bantu bafite cholesterol nyinshi cyane cyane, ntabwo bagakwiye kubirya kenshi cyane, bakwiye kugenda babigabanya, ntabwo ari byiza cyane.
Rero dusoza uru ruvange rw'amagi n'imineke si ibiryo bisanzwe, ahubwo ni impano karemano ifasha umubiri gukomeza ubuzima, gukura neza, kongera imbaraga ndetse no kunoza imikorere y'imyororokere ku bagabo n'abagore. Ibi nibyo rero bituma abantu benshi baratangiye kubifata cyangwa se nk'umuti w'umwimerere aho kuba ibiryo bisanzwe. Ndagushimye cyane kuba wabanye nanjye mu kiganiro, ibuka gukora like, usharinge iyi videwo, hanyuma utwandikire igitekerezo cyawe muri comment. Nyuma yo kumva iyi nkuru cyangwa se iki kiganiro hari icyo ukuyemo? Ese wumvise wowe hari icyatuma utangira gukora uru ruvange nk'umuti ugomba kugufasha mu buzima bwawe? Twandikire muri comment niba hari n'ibyo utasobanukiwe ubitubaze, hanyuma natwe turi hano kugira ngo tugufashe kugenda ubuzima bwawe burushaho kumera neza. Ndabakunda cyane, mbifuje kugubwa neza, Imana ibahe umugisha.